mu munota bayoboye no nkambi. Oya uwa mbere mu munota ntangira umbarire mu munota uwa mbere yitwaga ni umunota watangiye Juvenal umva ndabaza ariko ndabibagiwe nibyo muze M-Visa atangiye gutanga ryari? M-Visa yatangiwe gutanga muri 9/6 umunota umunani gute se umukipe ari gushaka utsindisha bitanu byanje araye kwe kubuza cyangwa ni kintu araye kubuza ambye batanu kujya ku munani gute nzete itone ngubwire oya ambwira aba president b'inkambi abaditere ntabwo ni aba president ugiye kumbwira aba president bose bayo bino nkambi ko ari 15 Pumba ya Gikumba wari umuganga muri Genda Gikumba nawe aba muri Canada aba muri Canada ya Nkurikinka akurikiraho Nkurikinka aza gusimbura Gikumba Nkurikinka buno waherereye we Nkurikinka ari muri Amerika nkuko bisanzwe mumbona kuri Rise from Kiziba nonye nagarutse nyuma y'imisi tutaprodinga ndetse tutabereza ibiganiro ubwo no twiziye guess what tugiye gukora iki tugiye gutanga amafaranga turatanga mu buryo rero turatubaza umuntu ibibazo nabishobora tumukandira akanyenyeri so nkuko mubibona hanga ndi kusetaho bita muri Kiyovu next tuzababwira amateka yanga muri Kiyovu ndetse n'impamvu bayise muri Kiyovu so tugiye kujyana rero uduhura nawe wari wese turatumubaza ikibazo hanyuma ibyo asubiza tumuhereza ibiceri so original aho George umeze utese ni oji hano tsi gutanga amafaranga rero turi kubaza ibibazo wasubiza tukagira ute tukaguhereza ibiceri okay no nkampi yashinzwe ryari yakoze ibibazo bitatu gusa no nkampi yashinzwe ryari cyangwa se ubundi nkambi ni 9/6 naho twageze anga fresh nahageze ndi umwana mutoya cyane muri nkampi amakariti yangahe haba amakariti 10 amavirage ubundi karitiye ya 10 ifite 6 ayandi na 5 kenshi ubwo yabaranga nawe yabaranye na wakisha cyengi ikibazo cyanyuma none ugitsinda ndatangoreza ibiceri noneho ugiye kumbwira aba president 10 mu munota bayo bintu nkampi hariho bita Karusha hariho bita Bagaza hariho bita mu munota uvuze babita yego ari Karusha Bagaza hariho Metode we aracyayoboye na nubu hakaba hari n'abandi bitaga abantu zaba umwe nyimisha wa cyaka amazina rero ndamwe bagiye bamwitaga Ndera w'inzobe mwiza cyane umwana dufashije cyane hariyo Kayagwe hakaba wa kane hakaba ndakoreye ariko cyaheze ikindi yego ngira mu masegonda 10 aba directeur bo muri primaire bayoboye primaire hariho bita Kizimwami Andre hakaba bita seconde 10 seconde 10 araga nabakera ngura amayinite kabisa wagerageje kanze ngukandi hakaba bita nuza kangukandire ko na amayinite ntabari biceri kuko akayashire kuri mobile money tu ntarimo urumva akira samo nimero urumva yagerageje ariko tujye kumugura amayinite undi uraza kubitsinda fresh warakandirwa kanyenyeri kandi kameze fresh phone urifite ngaho ndayifite phone urifite 10 semaje wahinzetse nawe wahinze birakunaniye Imana kandi nzikuru muri Genda Saidi Sengimana hari Karusha hari Kareba hari hari Bagaza ngwino bavuge kora ngwino bavuge yaje Imana yaje aba president ngwino bavuge we nawe ndakubaza sayangayose urumva uratangira bibyira abantu njye kubaza ibibazo nawe sibyo nubitinda ibyo nabajira nakora ibyo ndakubaza tugiye kugenda twagiye ino TV yacu bayita gute ino TV yanjye bayita
niba diffusion mind aya ntago diffusion mind ariko cyagitsinzwe kabisa. Iyi ni Rise from Kiziba. Twagiye mu ba directeur bo muri college. Bo muri college. Ninde wayoboye bwa nyuma? Wayoboye bwa nyuma no uyu nguyu bazanye buno vuba bita Sebagabo. Yaje kuri Wakishe yitwa Byabagabo. Byabagabo akora ndi mu nzira. Uri mu nzira ujya he? Uri mu nzira ujya he? Bo nyekwaza ikindi kibazo noneho. Hari umugambi tugira amarimba ngahe? Amarimbi. Ubundi hari irya mbere rya hano kwa Ntuza. Nakubajije umubare? Na 3. Hirya ryahe? Hari iyo hepfo hano muri 11. Tukagira kuri Kabushishi no ku Kabutera. Okay, sawa gora bitsinze. Nyekwaza icyanyo no gitegoreza ibiceri. Sibyo? Nyekubaza. MV zatangiye gutanga ryari? MV zatangiye gutangwa 2015 mu kwezi kwa 8. Batangiye ku mafaranga angahe? Batangiye ku mafaranga 8,800. Wakishe. Oya nako 7,600. Babyishe. Agiye kugura amayinite rero. Nta kibazo. Nawe wagerageje kandi abuze umurobo bishobora byose. Oya ntago ibibazo byose bishuri yagiye. Yepfo byose mwamaze kubagira ibibazo. So of course ni ikirere kituri gukora turikubaza ibintu ngo twabyise Rise from Kiziba turikubaza ibintu byanga bijya bitandukanye ndetse n'amateka gira tumenye amateka yanga hanyuma abatayazi batoya ndetse n'abagiye yose cyangwa bagiye mu Burayi bajya bamenya wagwana ibi kuberamo. Sabi namufasha ku bintu bijyanye n'aba president b'inkambi. Oya ureka kutaza ko president abandi. Uwe Samisheri tsindira se ndeme sukanganira umuhungu wa Madiyadi. Amazina ugabana ari Ndize Claude. Ndize Claude ukoreka iyi company? Ngiye nkorera company ya Ntuza ya Virunga igira Ubavu na kapitale ijya i Kigali. Ntayigi mahoko se? Imahoko naho yajyayo kuko kapitale ijya mahoko. Oya Virunga igera hari ngashiramo nimero ngukandira ukanyengeri kawe. So ibyo turukora rero tugiye guzuruka rero no mu Kiziba nabinyemesha tuzabagira tene turi gutanga amafaranga nabo motari se barayashaka ngeza nimero korode kanshira renza yasabe akora amanite wewe urumva ntabwo aragira mu cupa kuko n'umuntu kubisubiza fresh. Oya ntari uko byumva Ndize Claude kuko Sabi n'ubundi n'umucuti wanjye turaza gufatanya tureko ko ryavamo. Agarutse ibintu bimeze bite? Arye yavuyemo ryonyine kabisa. Bavuyemo nkangaye. So katugenda none bero katugenda none twinjire mu nkambi rwagati. So angandi rero ni ku maparikingi y'abamotari. Kamodoka kase bongwino kase bunaza korera amafaranga kase bihute kase boko twagize serie ayose kurongura. So tugende katugende men katugende urakora ibindi bibazo ibindi bibazo kamaze kamodoka numve akira ndutanga ibiceri hano okay ndagura mitsinga nta kibazo nubitsinda nubitsinda oya ni mu Kinyarwanda mbona yashinzwe ryari nkambi yashinzwe ryari twageze nikoze ibibazo bibiri wabitsinda nkambi twageze ubwo ni ikibazo cya mbere kimwe kamanze nkubwira uko ndakuruta nta kibazo twageze Gisenyi muri 1996 twamaze gusubiza ibyo nakubaza ino nkambi yageze hano ryari 97 ubwo nabyishe nkambi ya Kiziba ntabyishe hano turi 97 cyapfuye twagiye ni B yari A sibyo ngiye kumbwira mu masegonda 45 ugiye kumbwira aba president 10 bayo bino nkambi aba president 10 Gikumba Karusha Nibizi Murikiyinka Kayagwe Makesha Mahombi Poro Gacumba Kajorite president si 10 Beo urayitsinze no twagiye atode wende ndi kuvuga batwabanje yabujije 10 tugiye ku kindi kibazo ni icyanyuma utsinze B ariko icyambere cyari gifite hana B aye wayitsinzwe twagiye ngiye kubaza ikindi kibazo hari umungambi tugira mu karitiye ngahe 10 amavirage
ubwo nakubwira tugateranya karite ya mbere village 6 isigare 3 karite ya 10 isigare oye chaka direct nabimenya mbabarira ngije zirabigirwa niki soko yakoze cyane barone emvizereka ibyo urukumbaza nawe ubizi ndabizi ndagwereza n'ibisubizo ko nagwereza ibisubizo kuri kamera kuko abantu bataba bimenya emviza atangiye gutanga ryari emviza sikondanya nyifata Kote wachatsi ubichimi none bibuze. Anya kwigurira wakabuga. So let's go. Katugende tujye mu mwampi hagati hanyuma tubaze n'abasaza bakuru tubaze amateka yanga. Mze nawe watsindira se. Amateka. Oya kubaza ikibazo gutsindira amafaranga. Tukokubaza ikibazo bijyanye n'ano mu mwampi ya Kiziba watsinda tukagureza amafaranga. So katugende bero katugende tujye kureba ahandi dutanga amafaranga Kiza no mu mwampi hafi no kunuza Gentil meza bite Gentil hano turi gutanga amahirwe y'amafaranga rero uyu ni umustar yarimba gospel sibigira abantu basi nko mu karirimbo gatoya abantu baririmbira kantu gatoya cyangwa bugene na YouTube channel yawe ahantu bajya bashaka indirimbo zawe. Yeah, thank you so much. Nitwa Gentil official kuri YouTube channel. Ni nako nitwa kuri Instagram. No kuri TikTok. Yeah. Okay, bazagende bari indirimbo zawe. Gentil utanga amahirwe hano ino YouTube channel yacu yitwa gute? YouTube channel yawe. Yitwa ni kibazo cya mbere. Nzana telefone ya turebe. Wakoze subscribe? Yes, narayikoze mwe. Zana telefone turebe. Bo it cries from Kiziba sibyo and easy urayizi ariko nago wibisubije rise from Kiziba ndanzi na logo yayo man so very very so nyamashakira YouTube turebe usanga urakoze subscribe ubwo kibazo cya mbere bavugitsinze rise from Kiziba narayikoze man turebe umva nawe ntako rise from Kiziba subscribe man Tunana bakurikirana n'ibiganiro byanyu. From Kiziba. Tureko gitsinda. Yawibonye. Okay, ariko. Wabibonye ariko. Okay, thank you. Kibazo cya mbere wagitsinze sibyo? Yes. Ngiye kubaza ikindi kibazo noneho. Bo. Ushobora kumbwira president bayo ino nkampi mu masegonda 15 ukambwira president batanu. Masegonda 15 akubwira president batanu bayo ibintu nkambi kari danje ni atari kiraheze ariko nagerageza n'imitsaya gerageza nakubwira abangaye batanu bagiye nyatangiye kubara harimo Kizgenza akabamo Bagaza akabamo Methode akabamo segonda harashira naho nzi gusa abandi ntago ari ibyamamara gusa igeze rubira gitsinzwe hanyuma kandi ikibazo cya nyuma nkubaza noneho muviza atangiye gutanga ryara no mu mwampe Kiziba bro yatangiye gutangwa 2018 cyaheze wapi ni 2018 wabyishe aguzi kari bwo twisaza bisubiza kubisanga kuri Kiziba uza kuri Rise from Kiziba Gentil urakoze banakugana ko kubyango byawe sibyo original thank you kambaze uyu mu directeur directeur original aha ngiye gusubaza tutanga amafaranga hano nubwo kwihuta ari kuyangana sibyo kwihuta ngiye mu mahugurwa nakerewe urwo yiki y'inkomoko fata mikoro watubaza tutoye cye uretse kumbaze emviza taje utanga ryari hano mu mwampe Kiziba emviza tutanga amafaranga hari amafaranga arimo emviza yatangiye gutangwa zamura emviza yatangiye gutangwa 2017 happy wakishe tujye ku cya kabiri ino tubicano yitwa gute iyi ngiyi bita The Rise Kiziba akanyu yame nabikoze ni Rise ntago ari de ni Rise from Kiziba so babikoze nabikoze ariko de uvuze de abantu bahise babyumvisha okay icyanyu bagiye kubaza ngirizo kuyatsindira niyo ni igitsinda ndatanguhereza ndayakohereza kuri phone yawe nubwo kwiyukanga urayize se ndayifise nyifite se nukuvuga ngo ngiye kubaza ikibazo cya nyuma none kinoze gutyo ndagutenda mu nkampe mu quartier ngahe
amakaritiye 10 amavirage ubwo ni amavirage angahera amavirage 50 so tugende amuramu wanjye bimeze bite bazo kansuzamwa katugende none twese tumanuke tujye mu kizima rwagati ya muramu wanjye bimeze bite papa muramu wanjye fata ka mikoro no nkwibareza utubaze gitanu gitugikukana nayo nayariye yagiye mu mufuka yagiye ikibazo cya mbere ninde mu president wa mbere wayoboye no nkampi ya Kiziba nkambi yagenyejemo vuba wa mbere no nkampi ya Kiziba sitwa Paul wewe shabyanze kabisa wakishije gicyo president wa mbere wayoboye nkambi ya Kiziba wayoboye no nkampi ya Kiziba so hano mpaje vuba rero ntago napfa kumumenya ubwo waje Paul uyobora icyaka bitwagiye noneho ugiye kumbwira mu masegonda 30 aba president 10 bayoboye no nkampi aba president 10 cyaracyo nakishe cyaheze cyaheze ntago wanjyana hanze y'inkambi cyakishe bo muri nkampi ya Kiziba hama virage ngahe Jacques Kagabe ayo mafaranga yawe aragoye faranga yanjye aravuga ari buze kuza kuvuga ni hazo undi uramuhanye ko byishe amavirage ari mu nkambi ya Kiziba yakubaza n'uri cyoroshye mbwira aba directeur 5 bayoboye primaire kuva primaire y'abana mu nkambi ya Kiziba directeur 5 ngo wayi minota 10 none nobyo onzi rimwe nacu yitwa Sebutozi Jean yarayoboye akimara kwayobora nahise mpava ngiye nigera Uganda okay amafaranga yanjye wayabuze rero sawa handi turahurira kwa ikora sawa kabisa urumva ko muramu wanjye byishe Moyes urabazwa okay let's go so kadukomeze none tugende none tugiye mu nkambi rwagati ngangwino nangwa mugasenga shaka yatsindira we chopo ni gutanga amafaranga let's go katugende none tubazana abandi bagiye batandukanye ngomera mzee turi gutanga amafaranga asubiza ibibazo ariko akuye yatatsindira wayatsindira kuko uri umuyobozi so angani ku soko rishyashya ari ku soko rishyashya sibo zamugenda sibo hano turi gutanga amafaranga rero kubaza ibibazo gatamweza amafaranga ngiye kubaza ibibazo nusubizamo 3 aya amafaranga 5 tugitsindira iri wamuntu agabanya umuziki uramuntu agabanya umuziki ubwo bwira umuntu agabanya umuziki so tazo ko twita copyright nta kibazo naze ore naza yatsinda turamubaza ibyoroshye Mzee bimeze bite? Mzee bimeze bite? Ngwino nkubaze mzee. Ngwino nkubaze hanyuma turebe ko watsindira amafaranga. Icara. Ego kagira ama. Ego icara mzee, icara. Gahoro. Mzee uraho se? Naonda mwana wanje. Uraho. Wokagira icyo wihawe. Yego, mzee ndikubaza akabazo. Wageze na mu nkambi ryari? Icyenda kangahe? Icyenda na kabiri. Aho niho ntarimo kwibuka. Ninde watangiye kuyobora ino nkambi? Watangiye kuyobora ino nkambi? Nikarusha se? Nikarusha wokabyara. Nikarusha? Wamushoboye. Nikarusha niwe iri barabara batangira kurikora wokatunganirwa we. Karusha niwe waruhaniga wogatunganirwa. Karusha yakurikiwe nande? Mbese ko ntarimo kubibuka mwana wawe. Muze ngakire rero uze kunywa gasururu. Uramutsinze abandi bamutsinze bamunaniwe. Urakasaza utashonje. Imana izabahimigisha boka. Urumva ko muze yatsinze ikibazo abasore bananiwe ariko urumva ni umusaza ni mukuru ariko nyine atsindiye amafaranga. Muze urakoze ugira umunsi mwiza. Yego. Siba ngwino hano kuri amafaranga twawe. Kuri amafaranga. Siba.
ngiye kubaza ikibazo ura musaza abajije ikibazo ninde wayoboye ino nkambi bwa mbere kwa bikubwiye n'umundi ni karusha okay uwo ngo wavuyemo icyo kibazo kivuye muvuze atangiye gutanga ryari hano mu nkambi muvuze atangiye gutangwa muri 2008 cyane rwose pe 2008 batangiye gutanga amafaranga angahe batangiye gutanga amafaranga ibihumbi 16 kuri buri muntu urakoze pe iyo ni atase so bere tukomeze tugende tujye kubaza Blaze hariya ndi kubona Blaze ari hepfo mubaze nawe ibyo ari byo turutanga amafaranga Blaze unukora amafaranga tukubaza ikibazo wagisubiza tukagureza 5 nyinya oya ori umunyarwanda turi kubaza impunzi Michancho ngo mubaze ikibazo turi gutanga amafaranga ndakubaza ibibazo nusubiza 3 ngoreze inoti ya 5 oya no sara bayabisubije ngiye kubaza ikibazo sibyo ubundi witwa nde Change frame ngiye kubaza ibibazo 3 nubisubiza nagureze inoti ya 5 sibyo ikibazo cya mbere ugiye kumbwira abaperezida nk'umunani mu munota bayoboye ino nkambi uwa mbere mu munota ntangira umbarire mu munota uwa mbere yitwaga ni umunota watangiye Juvenal ndabaza ariko ndabibagiwe urabibagiwe Mvisa atangiye gutanga ryari Mvisa yatangiye ryari batangiye gutanga amafaranga angahe ntago mcibuka nguna ngwereza ikindi rero kibazo uko bitaro nayabuze so yatsinzwe nguna ngwereza kumubaza ngiye kubaza hari umusaza utsinze ikibazo president wa mbere wayoboye nkampi ninde ni witwa yari umugabo yari umureme ari umuhamureme yitwaga nenyine yitwaga watsinzwe mice amafaranga aragiye pe aragiye katugere muce nawe utaha ntabwo yatsinze yose oya ndakubaza ibibazo 3 nshaka inze oya ngewe ndakubaza ibibazo 3 nshaka tugende uramuzi bitana guciye mu ntoki so nkuko mubibona turi gutanga amafaranga tukoze umuntu ibibazo hano bya hano mu nkampi ya Kiziba yatsinda tukamukubita amafaranga so let's go katugende kubaza abandi bandi noneho so katugende turebe ibyo ari byo noneho katugende tujye kubaza akabari nayabusore cyanyumva original so nkuko mubibona mu amazu nabagiye atera imbere bagiye bazamura amazu ahantu bimeze fresh turimo turatanga amafaranga kaba ntabakorera 5 ntabwo bikorera ndakubaza ibibazo nusubiza hanyuma ngureze amafaranga sibyo ngiye kubaza ne umuntu wa mbere wayoboye ino nkambi ngambere ni wo bitaga Gikumba wakishe ugiye kumbwira abaperezida mu munota ikumbira abaperezida 10 amafaranga tuyavutwara 8 ntacyo simbira 8 ko ntayagezamo 8 ntabwo nabagezamo c'est janvier urayabuze nyine wenda nagerageza twumve mu munota akugera yiri ko mu 8 guri kugura cyo mu 8 nane wandane yani karusha mbere yari karusha uko uyimusubiza ko ari karusha wakabiri Gikumba vuga abantu 8 kabisa nibazo 3 ariko cyo ni cya mbere wa gatatu ni sari kujyana wovuga bushaka wowe nubakurikiranye twatangiye uvuze karusha uvuga Gikumba wa gatatu ni boto wa kane Kayangu
Kayagwe uwa gatanu wakishe kuko umunota warangije ni challenge twagiye none ku kindi kibazo sibyo MVS atangiye gutanga ryari MVS ntawe nacenze jambe na yaraburije let's go tukomeze tugende yewe uratsinda katubye tugende soka tugende none turebe ibyari byo turotugende dutanga amafaranga kuko mbona hano ni mukiziba rwagati tugiye kureba no hano abasaza bakunda gukinira none baduhereze no ku mateka atubiri byari byo nzete va muri frame nzete njye kubaza ibibazo urasita utsindira 5 MVS atangiye gutanga ryari MVS muri covid wakishe twagiye swakishe biracyahari ariko oya ikibazo cya ni 3 ndikubaza 3 icyambere ariko ni wakishe nyine nitsinda 2 ndatsinda uratsinda kibazo sawa icyakabiri MVS abatangira kwitanga batanga amafaranga gahe batangaga 7,600 okay iyo ni awa gishoboye twagiye kuri B nuyitsindwa ucya cyozo bakishe okay mu nkapa buri quartier zingahe quartier 10 quartier mbere kugeza ku ya 10 nimwe niyo duhamamo kwa Kamegeri yanyabyo twagiye village zingahe village oya wambaje quartier ntago village biri kujyana uzabihoze metode ngewe nyo wambaje na tujye ku kibazo cya nyuma rero tujye ku kibazo cya nyuma icyambere wagitsinzwe icyakabiri wagitsinze oya iyo yagitsinze nacyo cyo ntabwo kirimo nyine wagitsinze impamvu kivuyemo tujye ku kibazo cya nyuma sibyo ikibazo cya nyuma ngiye kubaza ugiye kumbwira abadirecteur 5 b'inkambi abadirecteur oya bayoboye ngiye kubaza abadirecteur abayoboye primaire n'abasecondaire abadirecteur ikibazo cya nyuma rose ntakirangiza ngiye kubaza icyo nshaka ngiye kubaza ngo ngira abadirecteur 8 mu munota turujyanirana abadirecteur 5 8 mu munota 8 gute se mukipe ari gushaka kutsindisha 5 byanje araye kwe kubuza cyangwa ni kintu araye kubuza ambye 5 kujya ku 8 gute nzete itone ngubwire oya mbwira aba president b'inkambi abadirecteur ntabwo nzi aba president ugiye kumbwira aba president bose bayo bino nkambi ko ari 15 ndatangira mu munota ariko ni mu munota wa mbere mumereze chronometer okay ntangire ko wa mbere yitwaga Karusha mu munota ndikubwira ni mu munota wa kabiri Juvenal wa gatatu Makesh wa kane Polo wa gatanu Kayagwe mu munota none se sawo ushaka nabandi inyuma ya Kagwe se tushaka nabandi si 5 wambajije ndebe kubya 15 si 5 wambajije ndabatanze guys namumajije gute si bakurikirana yambajije nakubajije bayoboye inkambi reka ubajije aba president 5 ba mbere bayoboye inkambi mubwe ba 5 ngaho akira yana mumereza kunyica kandi ntabwo yabishoboye so let's go nzete ntabwo yabikoze nkuko nabimubwiye ariko nta kibazo murabona ko yasomye kutuzi yari kwica umuntu ntushiremo abana men yagerageje so katugiye kureba aho abasaza abasaza hanyuma tubaganiriza dushiyaringa no ku mateka abana bakunda gukinira iki bakunda gukinira ikibuguzo bo turavaye tunabaremeye kabisa turi ko baza kubona naye gasururu so nzetera yatsinda ariko arayibye muraza kutujya muri comment namubye ko agomba kuvuga aba president babaye 15 mu nkampi ariko yivugiye 5 yatu yamwemera kudereza ba mama so of course bereko twihute so nko mubibona hano ni mu kiziba rwagati tugana ahagana ku kigega hanyuma tubaza abasaza bari gukina ikibuguzo ariko kubona ibibazo byinshi babitsinda turaza kugira gute turaza kubashirira bakine amara gukina uratsinda no turaza kwishyura uratsinda no turaza kwishyura of course turutanga amafaranga turukwaza abantu basubiza tugahereza amafaranga kamaze marwa turi muri challenge meze bite turukubaza ibibazo watse twuguriza amafaranga kubaza ibibazo nubisubiza bazo bingahe ndakubaza ibibazo 3 n'utsinda byose ndatangukuta ibiceri MVS atangiye gutanga ryari MVS tangiye ashize imyaka ingahera ntabwo mbyuka ko nawe mfata
nabifata twagiye ugiye kumbwira mu masegonda mu munota umbwira abaperezida 10 bayoboye n'inkambi perezida 10 cyambere ko cyo bagitsinzwe kuko nagitsinzwe perezida 10 mu munota twagiye wambe n'igikumba wa kabiri Boto wa gatatu Juvenal wa kane wa gatanu Methode wa gatandatu uruto warangiye ntabwo urarangira ni nkuba samarwa gitano ari kujyana mu gatoki kigiye kanze maze bano basaza ababitsinda nabo tubereze ibiceri katubegere twegera bano basaza hanyuma tubabaze mwiriwe neza turi gutanga amafaranga muze mwiriwe kuri kugenda se ntabwo ushaka amafaranga kubaza ibibazo turikwaza ibibazo bibyarana no mu nkambi tugatanga amafaranga ngo tufate n'umuzeyi mane gukina ikibuguzo aratsinzwe turi kubaza ikibazo ninde mu perezida wa mbere wayoboye n'inkambi ni Karusha ugiye kutubwira no nk'abaperezida nka 5 mu munota Karusha oya avuge Karusha Makesha Juvenali mbo Poro nakayagwe naruza na ni benshi ngone kwera iki nuza bamweguje Karusha kuri iki bamweguje uretse banze subiza kazo kanyuma ni mpamvu Karusha bamweguje kuba nuko nyine nawe ubwo manda yari irangiye nibyo muze M-Visa atangiye gutanga ryari M-Visa yatangiwe gutanga muri 9 gatandatu muze wagerageje ariko akagukuro kwena karacitse sawa namwe murakoze kandi mukine neza so of course naga abasaza baba bibereye ngaha nigutorereke yani ku kigega ari nyuma ni kwa Sofani so murabona ariko byagenze neza arabagerageje ariko na respect yagizamo usibye ndeko usa n'uyatwibye ariko tugiye kwicara ahantu hamwe dukora isesengura ndetse dutange n'ibisubizo uraza kubidufashamo ninde ni Bonere so of course kanshimire bero wabaye kuri kamera nyuma katugende tujye gusesengura ibibazo ndetse ni byinshi twagomba kubaza ariko hari tumwe tutarabaza tuyotanga munyamahirwe umwe w'urubyiruko ubishobora natumereza amafaranga so let's go so nkuko turimo turabaza abantu bagiye batandukanye ibibazo n'abatsindiye amafaranga katubereze courage n'ababitsinzwe bihangane barimo bauriviye so because muri legend wanga mu nkampi ya Kiziba yitwa Bonne bimeze bite ibintu na amahoro nta kibazo ni original tuza gusesengura ibintu byagiye biba hano kera rero ngiye kubaza tubazo nawe tunsubiriza nta kibazo rwose ushobora kumbwira abayobozi bayo uyu nkampi ya Kiziba cyari ikibazo cya mbere bayoboye mu bujanye ndase ari president ndabyibuka neza ubwo duhereye ku muyobozi wa mbere wawe ino nkambi mu mwaka w'1997 no mugabo bitaga Karusha akurikirwa nande Karusha yaje kuvaho yavuye ko impamvu zitandukanye nkuko abayobozi bagenda basimburana hakurikiraho witwa Juvenal yego Juvenal niwe waje kujaho Juvenal warutuye Nyamishaba se wa Bakarisa yego ndumva muzi Karisa wari umwarimu ndamuzi Karisa n'abana ba J7 bano basigaye mu Bufaransa wagiye muri Sweden harya Karusha aba muri Sweden akurikiraho haje gukurikiraho umugabo bitaga Munyangoga yari umwarimu benshi baramuzi umugabo wagenderaga Munyangoga ashaka kuba yaritabye Imana mari muri zirikoje dashira ntago bihagazeho oya nanjye ko mbyumva ko Munyangoga yaje gusubira muri Kongo asubiye muri Kongo ndumva ashobora kuba yaraje kurwara yitaba Imana niyo makuru mfite kubera ko nta mushinguyeho nta nuko wamenye akurikirwa nande Munyangoga yaje kuvaho hakurikiraho umugabo bita Paul yatanze Makesha bakurikiyeho Makesha
akurikiye Makesha Makesha isa ba muzungu na bakanyange ngubu ari muri Canada Makesha wa muri Canada yego avuye Makesha kujyaho Paul ahakurikiye umugabo bita Paul nkubana aba Norway aba Denmark Paul aba Norway no aba Denmark ya ndumva yerutse no umuhungu waherutse Paul yaje kuvaho hakurikiraho umugabo bita Nkurikinka ntabwo wabusimutse Gikumba Gikumba wari umuganga muri Genda Gikumba nawe aba muri Canada Nkurikinka akurikiraho Nkurikinka aza gusimbura Gikumba Nkurikinka waherereye we Nkurikinka ari muri Amerika niba ntibeshe yego Nkurikinka avuye wakurikiye Nkurikinka yaje kuvaho asimburwa n'umugabo bita Kayagwe simbutse nibizi umwe akoraga mu mazi erega n'abagabo benshi bagiye bayobora ahantu urumva nibizi ne waje gukurikiraho asimbuye Nkurikinka bagiye bayobora ino nkampekizi bagiyeho nibizi ari muri Australia ubwo nibizi hahise hatangira noneho ingoma y'abajene baba intellectuel cyane niko twabyitaga aba directeur hakurikiye umugabo bita Kayagwe rero Kayagwe nawe ngo ari muri Amerika numugwiza tungo hariya rwose amaze kugafata mu mujyi wa Kibuye cyane rwose abantu courage kabisa hakurikiye umugabo bita Boto muramuzi neza agendaga Bwata mugabo Grafrere wa Sore avuyeho hagihonde ubwo Boto yaje kuvaho akurikiraho umugabo bita Mahombi ndumva mwese bamwibuka mu gihe cya 2018 superstar akurikiye honde Mahombi yaje kuvaho urumva hagiyeho uyu mugabo Bagaza ndumva nawe ari muri Canada Karasira ni wagiyeho nawe ari muri Canada Papa Sumta ubwo Karasira yamaze kuvaho hajaho Bagaza Ndungutse wabaye préfet des études hano muri college hagiyeho urumva Ndungutse yavuyeho ahita hajaho uyu uriho hagiyeho Bagaza uri muri Canada nyuma Bagaza rero ubu hari umugabo mwiza cyane w'imfura cyane rwose umugabo bita Methode umukristo cyane tugiye ku kibazo cya kabiri ikibazo cyari cya mbere rero wumva abantu twaje tubaza ibibazo kabyica n'aba president bayoboye n'aba president 16 hari Karusha Juvenal Makesha Munyangoga Gilbert kwa mwibagiwe Gilbert bavuga Gilbert ntago yigeze ayobora inkambi makuru mfite hoye niko nawe yayoboye wayoboye rero hari umudirecteur bambye wayoboye amasaha make kapiteni numva muri bya bihe bya 2018 hano haje kubasaga imyigaragambyo rabyibuka ubwo nyine ababizi barabyibuka ubwo kapiteni nk'umuntu wari muri timu y'abo bantu kapiteni ba Mombi bamaze kugenda kapiteni yabaye ari kwasira interim ariko ntabwo yigeze atorwa n'abaturage urumva yasiraga interim so of course mbo inkambi igira amakaritiye ngahe iyi nkambi ya Kiziba igira amakaritiye 10 amavillage ni 52 ariko yahoze ari 50 nangahe kumva basenye hara kwa Gereve basenye nikayenze urumva yahoze ari 50 nangahe 8 ngira ngo hari ubwo baje igice kikayenze ko baheruka kira gice cyose cyose y'umuhanda baragisenye ubu hasigaye ari amashira hamwe ahinga ibintu by'ibigori imyaka itandukanye ni inka zirahaba rwose ngeze kumbaza ko nagiye mura n'abajene urumva abana baye mu visa ntago bazigiye bya kera Jerese mu magambo arambuye ni gute Jerese ubundi ni Jesuite n'umuryango w'abajesuite ni Jesuite refugee commissaire Jerese service Jesuite refugee service ari aje mu katasa Jerese yaseze ryari Jerese urumva yatangiye muri 97 kugeza muri 2013 nibwo yaje kugenda itisimburwa na Adra Rwanda nayo yaje kwasira igiye haza World Vision nayo irakora nyuma yaho noneho iki kigo cya école primaire ya Kiziba nyine ndetse na secondaire yaho bizahaza kubico bita integration uvuga ngo bahise baja muri leta ubu ngubu kisigaye kiyoborwa na leta nyine ni kigo cyabaye leta nk'ibindi bigo byose hano mu nkambi tugira marimba ngahe amarimbi rero uyumbajije amarimbi buriya n'ahantu bukoze cyane buriya ariko nta kundi nuko ubuzima bw'isi nuko buteye umuntu aravuka akabaho abazanapfa byanga byakunda tugira rero amarimbi 3 na 3 irembe rya mbere
iririmbira ahangaha amfase y'ibitaro niyo ryabaye rya mbere abakunda kuryita ngo ni ku Kabutera ya Butera muramuzi irimbi rya kabiri none rimaze kuzura urumva bazamutse ruguru harahita muri Nyaruyaga ukande hejuru harahita ku Kabushishi urwo wa mbere warukiye ari baroma Bushishi ni nk'umuntu w'umulegend nawe yari umupapa inase yari umumesera yabaye umwarimu cyane kandi akagira n'abana beza bazi ubwenge murabazi cyane bitwa abafazira baroma rero Bushishi ni umugabo uzwi cyane ushaka no kuba aribo bahereye bamwitirira ubwo rero hamaze kuzura naho bose kubyo bayarabete ku Kabutera mbo Butera nawe kubazi Butera Butera n'umugabo nyine sinzi ariko ntabwo ndi umuganga sinzi amaterme yabo ko babita ako yari umusazi ko babyita niba ariko bakoresha simbizi yafite n'umugabo ko ntekezo bavuga ubwo yari umurwayi wo mu mutwe tubyituko ubwo rero nawe ako nawe akaba umugabo w'imfura cyane genda byibuka ndi umwana mutoya Butera duherezaga n'amabombo tukayarya kadusimbye ku kibazo cya gatanu ngoma ubwo ka gatatu rero nakahepfo ari nako turi gushinguramo ako kagiye kuzura yaraho kagiye kuzura ariko bakita muri quartier kangahe muri quartier ya 11 twakunda kuyita muviza atanye gutangwa ryari muviza urumva nyine nk'izindi nkambi zose gasere nyine ashakaga uburyo ki impunzi zagira imibereho myiza twahera tuburyo gufata ibigori amapate jaune ibintu bitandukanye ubwo rero 2015 nibwo hano twatangiye kuva ku bintu by'ibiribwa baduhereza amafaranga asimbura ibyo biribwa ndumva baratangaga 2015 watanye ku mafaranga ngahe ubwo ku mutwe w'umuntu numva twarafataga 7600 waza kwibeshya ubwo nabandi baraza kutubwira hanyuma tugiye kujya muri education kuko nawe wabaye umwarimu nagiye mbibaza ariko nkabona abanyico ntabwo bari kujya babikurikirana ushaka kutubwira mu mateka ya primaire abarimo abayobozi baba barayoboye ya amateka primaire ndatuyahereye nko muri 96 ya nubundi witwaga umubano tukigera ku Gisenyi ugahura naye n'ura mubano n'ura mibano ku Gisenyi ese umubano no kuvuga ngo imibano ishobora kuba imibano ariko ikaba umubano kagira nakandi yacu ni umubano kiziba urumva ubwo rero byahere muri 96 abantu bagihunga rose karibwo impunzi twatangiye kuva muri Kongo ayi Gisenyi ntabwo twatinze twabaye pipurine batarameza 6-8 ubwo twarahavuye duhita tuzanga muri 1997 ubwo rero umugabo wayoboraga hano ni umugabo bitaga Hakizumwami Andre umugabo w'imfura cyane muramuzi papa Benjamin yaratuyanga yarazwi ku kazina ka conseil akaba n'imfura cyane ko nanjye ndamuzi ngo nakora nyine kiye narigaga abantu bose bashaka kwamuza bizi icyo gihe yaje gukurikirwa n'uwo yitwa nde ubwo conseil amaze kwitaba Imana yaje gusimburwa n'umugabo bita Inosa muramuzi ubu ngubu nawe aba muri Amerika muri Amerika ni yaba sebuko aba Pito burya Peter shinga umukobwa wa Inosa uriya mukuru wa Masheje umukuru wa Masheje ya ndamubona hanyuma undi wenda gukurikiraho ubwo Inosa amaze kuvaho haje umugabo bita Mwimuka Samuel muramuzi cyane papa Ganzi ndanye ndamuzi muramuzi cyane akagira n'umudamu w'umumetresse cyane Marina ya Mwimuka rero umva nawe agiyeho Mwimuka ajaho ayoborana n'umugabo bita Sebutozi Jean ubu nawe ari muri Amerika muramuzi yari afite na depo hano y'inzoga cyane umugabo w'umunyamibare cyane yazi umubare cyane rwose umuntu wagize amahirwe yo kwiga yageraga n'inkoni ariko baramutinyaga uriya mugabo yari umugabo uri responsable cyane ngo nawe arimo baramutinyaga kabisa hari igihe bavuga kunywa agapende urumva nkanjye wabayeho umwarimu yaranyoboyeho hari ukuntu wazaga yarananyigishije hari ukuntu wazaga nyine wenda wakereho gakeya cyangwa nkuye no ku kantu k'akagage ukuntu uwakoreshaga ibishoboka byose ntimuhure umugabo wagiraga irigere cyane gitsure ariko yavuyeho akurikiyeho nde Sebutozi avuyeho urumva hagiye witwa Kazungu Juvenal muramuzi papa Zigi ndamubona yanyiranyigishije ukunda kurwara ikifu ubwo rero muri icyo gihe Sebutozi yarari nka responsable wabo ni wari nka mukuru umva hari Kazungu hari yamuremye Sebagenzi na Sebutozi nyine ako Sebutozi ukabona ari we nyine nka coordinator wabo ubwo nawe ubonaga niba wafataga n'ibyemezo byaga bigize rero umuntu mu master we ni mu master nyine nk'umuntu mukuru Kazungu avuye yonde ubwo Kazungu avuyeho rero urumva yari amaze kuja muri Amerika yasimbuwe n'umugabo bita Sengera usa n'usimbutse ntuzi n'usimbutse
Kirifufu ya Kirifufu muramuzi papa Konfi papa Provi umugabo nawe waruzi ibintu by'amateka cyane akamenya n'igifaransa cyane buryo uriya mugabo ahantu yigiye simazi umusirimu nyamubona ku ma TikTok ni umusirimu muramuzi cyane yaje kwebera kino kigo nawe aza no kuhavanya no gukora muri yereka urumva ari umugabo wari ufite mu mutwe ashoboye cyane yamuremye muvuga iki se bagenzi yamuremye se bagenzi ni umugabo w'umufrera cyane umugabo w'umufrera cyane ariko nawe yarazi igifaransa kintu nyamwibukiraho cyane buriya akunda kuducira imigani iyo yakubonaga uri nk'umukosa yagukubitaga umugani wo kugukasa atasa uwitwa Karayi rero Karayi twakundaga kumwita Filosi Sengera umugabo cyane ari muri Canada ndumva no mu minsi ishize yarari nangaha abadirecteur bose bagiye muri Amerika n'abaperezida benshi urebye n'abarimu baragiye ni nka hari ngiye gusiga ahangaha bande bakoranye basuhuza babarimu barabakorege bawe mere kuri uwo Karayi cyangwa se Sengera buriya twarigishanyije classe parallele na Murengezi Daniel igishanya n'uwitwa Diama akabimfura cyane ndumva yaragwaye n'akamashini byari ngombwa tu ndetse umuntu nyine umuntu ugira umutima mwiza cyane warabibonye nawe akabimfura Akizuwera Claude oya agakiyobora agiye muri Amerika nawe burya Akizuwera Claude yaragiye ubu ngubu umuntu uri kuyobora ni umugabo hano epfo w'umudive akabimfura cyane nawe tuvuye muri primaire rero turanyiriza cyari imwe muri education rero primaire ya kera ni ngubu ubigeranya gute ni nko navuga gute se ni ibintu utagereranya ariko sinzi niba ruko yenda ari iterambere ryagiye rizaho kera tukiga wabonaga nyine iyo wabaga uri ku ishuri umwarimu yabikurikiranaga nk'uko akurikirana umwana we ariko ubu ngubu bisigaye byarahindutse bisigaye byarabaye ntiteranya haje ibintu by'ubuyobozi za ribanga kera wabona yo wakerewe umwarimu yagukubita igishari ukubita kabisa ko baza ku buryo kitazongera no kuba wagira gute wasiba ariko ubu ngubu kamodoka nawe arabizi n'umunyeshuri wanjye ariko ndabona harabaye n'umupapa n'umubyeyi urumva icyo gihe biterwa n'iki n'iterambere ku buryo ki cyangwa se n'amategeko agenda aza ko haje amategeko haza nicyo nakwita uburenganzira libertinage irenze ku bana umwana uramubwira ntashaka kumva none n'ababyeyi nabo sinzi naba ari amageneration mashasha nabo ukabona nyine wakora nko ku mwana kandi uri umwarimu ntubumwanze ukabona umubyeyi yazamutse cyane mu rwego rwo kwigira nawe utagongana n'inzego za leta zibishinzwe uraza ugatanga isomo ryawe nk'uko bisanzwe ukigendera yego nibyo katwizere ko abana badukurikirana baragenda dusharinga n'amateka yo mu burezi tugane muri college wo ninde muntu wawe warayoboye bwa mbere bara college mubona ubu ngubu yabaye n'amayetaje nk'aba bero bone batoya bayizemo nyine yarabaye nyine college igisiza twe twayizemo bikiri ibishitingi amashitingi yabaye amashitingi rwose nk'uko negamiye ino ntebe iyi akaba ari classe yindi ariko n'umwana yagucinyuraga akantu ku mugongo cyangwa nkubitaga niga kwa byuma kigaje mu gigati kubitisha nyarazi neza ukabura yumvishije ako no gukarotara byaga byoroshye hano kuntu wazanaga akantu kakembe ugasatura ugashitingi rero ukagikurikirana nk'umwari muri mwiyo ngiyo ariko college kiba college itaritwa college kera bayitaga mbuzi uko ngira abayizi barayizi nuvuga ngo abanyeshuri babaga batsinzwe cyangwa se n'abavuye muri Kongo baracikisha amashuri babaye bakuru babaherezaga baraje babashiramo hano ikitwa mbuzi uko ngira urumva babaga babuze ukuntu baje mu internet mu makuru mu école hanze baratsindaga muri système primaire batubajyana kwiga hanze yego urumva kera hano byatangiraga turi muri système muri Kongo ubwo rero nyine abanyeshuri bavuye nyine bari nko muri za secondaire cyangwa se mu kangahe nibo batangiye no college ndumva umugabo wahayoboraga ariko atari directeur ari nka maître responsable no mugabo bita Buturu Eugene Papa Moise agira umwana uzi umupira cyane ubu ngubu urugo rwe ruri muri Amerika ndumva yego hanyuma kuba directeur habanje nderero ubwo habanje umugabo bita Kabandana Damiye abantu bize ku bwa Kabandana rwose barabizi bone n'abadirecteur ni abantu bakomeye cyane babagabo urumva Kabandana Damiye we yagendanaga n'inkoni y'ingegene iyo wazanaga sababu umutwe ni ikibuno yakurikiraho nderero kugira twihute ubwo Kabandana Damiye yaje kuvaho hajeho umugabo bita Glodia muramuzi umugabo
Evan parle bien très français. Il finit bien. Azi igifaransa cyane wa mugabo sinzi ahantu yize. Hanyuma akurikiraho nde? Claude yamaze kuvaho hagiyeho umugabo bita ndumva ari Sekubumba Severe. Umugabo wize Lubumbashi. Umusaza ariko nawe yaramaze gusaza batinze kumureza pension. Akaba neza cyane. Akantu nibuka ko rero twiyereza nka disridisi tukamujyana dukubita mu bombo. Oya ngende buka Sekubumba Severe. Akabazo unde kunda guhemba abanyeshuri. Igihe wabaga wakoze neza cyangwa mukamufera nyine. Ugatumhemba ugatubita disridisi. Haraba ukanga muri biro agatagukubita mu bombo. Ura musaza kabisa. Barase kubumba akantu nawe mwibukiraho. Akaba umugabo uriya arukuntu badukasaga umwana wabaga asibye uniforme. Urangira n'umwana mugufiya cyane icyo gihe. None bicara mufina wabaye muremure. Arazamutsa nambaye n'ikeke ndende. None rimwe ndamubesha rero ti uniforme yanjye yahiriye mu gikoni. Harababara cyane ati yahiye. Ndavuga ati nimwo turyama kuza amazu yana yawe matoye. Se kumva daba nkubise inoti ya 5. Atugenda ugura ka uniforme kare. Ubwo rase ndeba bitwa bamurekeza Viviane, murekezi nawe ndamutera kamo muri Amerika aho ngaho. Nubwo ataranyibukaho gakeya. Yari chef de classe wanje. Ubwo rase mureba nabitwa ba Isaac Petit frère wa Sofoni. Twamwitaga Nyangoma. Petit frère Isaac Nyangoma. Petit frère wa Sofoni. Isaac nyine. Isaac. Twamwitaga Nyangoma. Bitanu mwabikoresheje iki? Bitanu kunwa gasururu nyine. Hari kera bitanu byari byinshi mari byabaga byaguraga afuka k'umuceri. Nese uzi umusuru aguraga ngahe? Igikombe kiri cyaragara nk'amafaranga desa. Cyari 5. Ubwo twanyweye nk'icyumweru kirenga. Se kuvuga tumwifuriza urukure dashira nyine ndamwibuka cyane kabisa abantu. Ariye bajya guhana ukamugenda inyuma yatagugaruka amaso inyuma akabati kujya he kandi akujyanye kuri office. Niyo yabaga gupfukamishije mu kigo hariya hagati. Wabonaga yinjiye muri office nawe ugahita wigira muri class. Nta kundi yabaga yabira. Rode yarahavuye rero hakurikiye undi. Rode yamaze kuhava rero urumva ahise haza Kazungu ndakeka yahise ava muri primaire. Kazungu yahise ava muri primaire. Kazungu kaba umuhanga nawe. Kirana ekritire nziza cyane. Musakurizaga igifu kigati cy'umwataka ariko. Yagiraga igifu ariko nyine akaba n'imfura. Yari na mwarimu hano epfo ko barokore. Yari umupante ko tukomeye. Ukazungu yahise ava muri primaire kugira ngo aje kuziba icyo cyuho bamujyana muri secondaire. Ngo yari legend muri primaire ayobora neza. Ayobora neza bahita bamuhereza nyine ka pro. Kose arahavuye hajyaho witwa Safari Silas. Hagiye witwa rero Safari Silas. Safari Silas nanjye ngo nagiye mu kazi. Eke Rwakirega. Mungu Rwakirega. Nagiye mu kazi ariko nawe nari muri iki kiganiro azi bifu dufitanye azanshake tuzayikemura. Ikagwabira ibintu by'amabifu nawe kuri Safari rwose bireke. Safari n'umwana mwiza ntaribi. Mugabo nyine wari ubyibushye cyane ukuntu ari ukuntu nk'abungu. Yagira isuku. Yagiraga gakweto hariye barose. Uyu mujene ko duhembwamo amafaranga ngana. Ibi bintu. Aragiye Safari rero ari muri Amerika. Urumva abantu benshi bagiye bagenda. Muri twe twagumye hano n'abarimu ari mu benshi bagiye bagenda. Ubwo Safari rero yamaze kugenda asimburwa n'uwitwa Serie. Serie akiza umwami François. Yarazwi ku kazi na ka Serie. Akaba Severe yabaga naho ngo yatanze ibihano byabaga biremereye. Kukwirukana nago yabitindaga. Yahaye Marco ngo 0 uyu mwaka wose. Marco mu Cyongereza. Hanyuma Serie yagiye rero ubwo haje kuzanye inziba cyuhe ajya witwa nde? Ubwo Serie yamaze kugenda haje witwa Lupia Andrew. Agira amazina menshi cyane. Yitwa Kalisa Banda Lupia Andrew. Je twarakoranye hano muri primaire y'Icyongereza. Twarakoranye muri secondaire. Kangushimire rero bone. Barakoze cyane. Hanyuma hariya rero wazumyereke ari hakurya adusangiza amateka yara ku masterasi mbere ko twasoza iki kiganiro. Hari ahantu niki ibonye hari hakurya niki kiza mu maso yawe cyangwa se kiza mu mutwe wawe. Bore ahantu hari ahantu yo marebye. Nibuka amafumbire twahatunze. Amafumbire turi gufumbira amatunda yamwe y'imizabibu n'imizabibu amara kujya era amara kujya rero hano ahangaha imbere hano ureba hano hasigara kepe hari ofisi za GRS ubwo ari ukuntu batunganyirizaga mu inzoga rero zikozwe muri ayo matunda mukayanywa se twazegera se naba ari igende babati icyo bazinywaga urumva ngo hari ukuntu umwarimu yagiraga kaka akagenda nyine hari akaba yinywereye kutwo tuyoga nyine bakoze muri ayo matunda hanyuma rero bikazagenda bitegera kwishyura aroma nyine ku ingwate yabaga ari we yabaga ari ku bwarimu ari umwarimu bazajya guhemba urumva ba maître responsable aho ngaho ifumbire rero ariko nizere ko nuzari ku kamera fresh yafashe hari ahantu mpibuka umuntu aje twirukanga muri primaire ura muhungu wa Nezi yaremye yitwa Sambaza ari muri Amerika yakuza ari gikura dusoma twigana none kuri recreation tukajyayo
twajyayo bakamutuma ajya kutuzana urumva Sambaza njye n'umwana ntago ibi ngibi nyine wumva nyine kuri genzi yanyu twe ni genzi yacu urumva Sambaza ni umuntu wize avuye yarakerewe cyane yari mukuru mu gihagararo n'uburebure urumva umwana wabaga wakaroteye hariya nta wundi bamutumaga Sambaza akagira intambwe yakugurukaho akabara kuzanya akatuzana akatumusuhuza kabisa nawe muri yose asoba Sambaza buriya niyo yibutse akantu yakunyujije buriya ntago ajya gukandira nk'akanyerera ntago nziranye nawe ntago nziranye nawe Sambaza rwose abantu biganye nawe n'ukuntu yabakuye mu matarasi agere Sambaza ari ndi story yere yaje hano ashaka abantu uza basemuzi iso ntago yize story nayumvishe ariko ngo yaje yabaye kabisa Obama Sambaza agira atya aje mu nkampe ya Kiziba yego aje mu nkampe ya Kiziba bwo hageze abashatse basemuzi yageze no muri salle de prof hano ngo agiye kuremera abarimu Sambaza igira igisekeje yatwaye nka Karori sumuzi baba Karisa kwa banino amutwara nk'umusemuzi hano rumara Karori nawe kucyura taga nkuko yagiye Karori nawe ndabizi muri class ko yagendaga ngo nuko yatahaga yihangana ariko rero yihangana ntago mukomerekeje urumva ku cyongereza cya Karori cyari hafi ya ntacyo Sambaza muri Amerika nagusi asaga barabere musemuzi urumva nabo ni kabiri bari babaze kugira birire kutwo tudorari agapende bone ndagushimiye rero urakoze cyane ngushimiye kabisa ngushimiye ikiganiro tugeranye ndetse n'amateka dusharinze muri education ubu ngubu byarahindutse amaboko ari mu uburezi buri mu maboko ya leta abana barya ku ishuri urumva ko nabyo twabishimira Imana nabyiza cyane buriya urumva ko hano bagabanyije nayo mu visa hari ukuntu n'ababyeyi nabo bisigaye boroherwa cyangwa se umwana iwabo batabonaga icyo kurya kadushimire leta y'u Rwanda rero yazanye iyi programme nubwo haba negative hakabona positive urumva abari wacu barabirukanye ariko kadubishime kuko abana ubu ngubu barya ku ishuri hari nk'umwana watagaga buri cyo yarya ariko ubu ngubu hari n'abagogisari kadushimire leta y'u Rwanda ndetse leta y'ubumwe ni umubyeyi cyane kabisa ndagushimire rero Imana ngwereza umushigo na kadosi urakoze cyane kadosi ese uriya mugabo ni Trump azabikunda mwe so of course akundi ko bamuhushije n'ubusaza bukaba burwanga kumutwarara bone ndagushimire rero katujye mu zindi mirimo bose bavuga mu zindi mirimo ni mu yindi mirimo urakoze kumusora rero urakoze cyane ciao rero Iniraz from Kiziba nyina Ndikagwa uyu yari umutumirwa rwo gusesengura ibibazo twagiye tubaza bitandukanye abo twabonye bagira amahirwe gutsindira amafaranga Imana bahereza umugisha abatabonye bizakomeza bibeho ariko n'abatayabonye turabagurura umusururu sawa thank you